burya kugira gutya ugakunda ndetse nawe ugakundwa burya nta kibiruta byose, dore ko burya urukundo ari ikintu gikomeye cyane, ndetse ariyo mpamvu muri iki kiganiro tugiye kuba twabisobanura kugira ngo uze kuba wasobanukirwa neza impamvu urukundo ari ngombwa mu buzima bwawe ndetse n'ibyiza byarwo byose. Ahangaha tugiye kuba twabiganiraho, ndabizi ko ndibuze kuba nasoza iki kiganiro umaze kuba wavuga uti byanze bikunze nubwo nta wana afite umukunzi reka ngerageze mushake. Reka nangire gusuzana no gushimira amaze gukora subscribe ku Ihozo TV, nge tugiye kubana mu iki kiganiro ndetse runizere ko ukomeje kugenda ugira ibihe byiza. Nawe gusaba ko iki kiganiro waza kucyumva kugeza kirangiye kugira ngo utaza kuba wacikanywa. Abantu benshi cyane kuri iyi si bamaze kuba bamera nk'aho urukundo baruhebye ndetse bamaze kuba bakwiyegurira ibindi byose. Abantu byabananiye kuba babatoranya urukundo rwa nyarwo ndetse n'urukundo ruza rubeshya, ariko burya urukundo rwa nyarwo nko muri iki gihe turimo dusatira Severante, urukundo rwa nyarwo ntiruzigera rugusaba ibihenze kurenza ibyo ufite, ndetse burya urukundo rwa nyarwo icyo uruhaye rurashima. Ntabwo rwita kuvuga ko akari akarabo uciye mu ishyamba cyangwa ku rugo rw'umuturanyi ngo uze ukamuhereza narangiza ubone arakagaye. Hoya, umukunzi wawe wa nyawe azishimira iyo mpano umuhaye. Tugikomeza wenda iby'urukundo nyarwo rwose ibi biranga ni byinshi cyane, ariko wenda twanyura mu bike n'ubundi kugira ngo tuze kuba twakomeza n'ikiganiro cyacu, nko kuba uwo mukunda nawe ubona kubaha ndetse akubaha n'ibitekerezo byawe. Burya nabyo ni bimwe mu biranga urukundo rwa nyarwo, kandi mu rukundo rwa nyarwo nabwo uzasangamo kutabeshyanya ndetse n'ibindi bintu bisa nkaho ari ibinyoma, guhishana ndetse n'ibindi bintu ubona bidasobanutse. Nabyo ni bimwe mu bintu ubona mu rukundo rwa nyarwo rwose, mubona muvugisha ukuri kuri buri kintu cyose. Burya ibintu byose iyo bitangiye kuba hazamo kubeshyanya, biba bitangiye kuba byaba ibindi bindi, uba witeguye kumwihanganira ndetse no kuba wamufasha mu gihe ahuye no mu bihe bibi, wenda ukabona ibintu bye ntabwo bimeze neza cyane. Burya ntuzahite umutererana ngo uvuge ngo wenda uyu mugabo wanjye, wenda n'urugero wenda ntanze, uyu mugabo wanjye wenda akunda wenda alukoro nyinshi cyane, ariko aho kugira ngo umuganize wenda uzimuvaneho, cyangwa umugore wanjye akunda alukoro nyinshi cyane cyangwa itabi, aho kugira ngo umuganize nyine uzimuvaneho, aho ukagera ute ugatangira kumugendera kure, icyo gihe burya nta rukundo rwa nyarwo uzaba ufite, ahubwo uzaba waramubeshyaga. Ibyo rero ni bimwe wenda mu byo ndi kugenda nkwereka ibiranga urukundo rwa nyarwo, ndetse burya ugomba kumuba hafi nyine ukamufasha kugira ngo ibintu bize gukomeza bigenda neza. Urumva rero ibi tuvuze mu bintu biranga urukundo rwa nyarwo rwose ni byinshi cyane rwose. Hari nko kumva ibitekerezo bye ndetse ukamutega amatwi, wenda burya ushobora no kuba utabyubahiriza, ariko kubera ko wenda wumva bitameze neza, ariko uhita umugaragaza nkaho ari umuntu uri cheap kuri wowe, nyine ari umuntu uciriritse, nyine ibitekerezo bye binaciriritse. Birya nabyo ni ibintu biranga ko urukundo nyine rwa nyarwo nta ruhari, ariko ruhari nyine ibitekerezo bye nyine urabyumva ukumva koko kuvuga ati sheri tugomba kubigenza uku nguku, niko bigomba kuba byagenda, nyine mugahora mumeze nkaho mwibere muri paradizo yanyu mwembi rwose, ukumva ko muhora mwishimye rwose. Urumva rwose wumva ufite umunezero, wumva nyine kumushyigikira mu ntego ze, mu iterambere ze, ukumva nyine ibintu bye byose nyine bigize bite bimeze neza. Kumenya urukundo rwa nyarwo kugira ngo rimwe na rimwe utazajya ushobora kuba wagendera mu kigaro. Urumva ko urukundo rwa nyarwo nyine rufite ibintu byinshi cyane. Ahangaha twavuga ikintu cya mbere nyine muba mugomba kutuba hafi, nyine mugakora subscribe kugira ngo tujye tubagezaho bimwe mu bintu nyine muba mugomba kuba mukwiye kumenya, kuko wenda biba bihari ariko tuba tugomba kubibibutsa byibutse kugira ngo muze kuba mwabimenya. Urukundo rwa nyarwo icyo rukeneye ni urukundo rugenzi rwarwo, ntago rukeneye ideni, ntago rukeneye imodoka, ntago rukeneye inzu, ntago rukeneye buri kimwe cyose. Wumva urukundo rwa nyarwo rukeneye urukundo rugenzi rwarwo. Burya naho ibindi byose uzumva bakubwira amafaranga aza ari nka deseri kuri ibyo ngibyo. Niyo mpamvu abantu niba bapangaga kumva ko kubera ko kuri Severante uzaba nta kintu ufite kandi uri umuntu w'umusore cyangwa uri umuntu w'umugabo, aho kugira ngo umukunzi wawe uzagira utya rwose umwihishe cyangwa uvuga ati byanze bikunze kubera ko nta kintu mfite cyo kumuha. Wenda nawe umukobwa wenda si ngombwa ko umusore gusa cyangwa umugabo wawe ari we ukwitaho kuri Severante, ndetse n'indi minsi yose isanzwe si kuri Severante gusa, nabwo ushobora kuba wamwitaho ndetse ukamukeyaringa umushakira utuntu turi aho ngaho. Ndetse burya
ndetse nawe wa mugabo we kuba wagenda ukamugurira kandi kantu nyine karaho ngaho katanahenze cyane bitewe n'ubushobozi bwanyu, ndetse mutumva nahereye ku bushobozi bukeya mukagira ngo nibagiwe abifite. Hari n'abifite rwose ashobora kuvuga ati umukunzi wanjye ndamugurira iki, imodoka ifite biragenda bite, mugurira iki, nyine ukabona nta kintu kimwe ufite cyo kumugurira ndetse ukumva ko ibyo bihagije. Burya ibyo nakubwira ko bidahagije, kuko ushobora kugenda ukamugurira akantu gato cyane rwose. Ndetse abantu bakundana ndabizi ko hari ibintu byinshi cyane muba mwaragize mutya mukagenda muganira cyane cyane ku bijyanye n'urukundo rwanyu ndetse no guhera mu bwana bwanyu, umwe akamenya ngo ese uyu mugabo wanjye akiri umwana yakundaga iki, ese umugore wanjye akiri umwana yakundaga iki. Ibyo byose rero ayo makuru ugomba kuba uyafite ku buryo ugenda ukamutungura ya mpano ukagenda ukayizana yakundaga mu bwana, ndetse ukaba wakamuzanira ukamubwira atakira rwose sheri karebe, burya karya kantu kazamushimisha kurenza uko ushobora kugenda kumubwira ati dore nkuguriye imodoka nziza cyane. Kuko burya hari igihe kigera ukabona ko ibintu atari cyo kintu ugikeneye, ahubwo ukeneye urukundo, ndetse urukundo ruri buze guhera mu rugo iwawe kugeza burya ni n'abari inyuma y'urugo rwawe ndetse n'abaturanyi bawe ndetse n'abandi bose. Ariko urukundo rwa mbere nyine ndi kuvuga hangaha ni urukundo umusore n'inkumi bakundana, umugore n'umugabo bakundana. Urwo ni rwo rukundo muri iki gihe rusa nkaho rwakonje, ariko rwakonje atari indi mpamvu, ahubwo abantu nyine nuko basa nkaho bibagiwe gukunda icyo ari cyo, bagafata nyine urukundo bakaruhindura nkaho ari business. Urukundo nakubwiye ko rutareba ikintu icyo ari cyo cyose. Burya ni nayo mpamvu abantu benshi cyane ujya bumva ati uriya mugabo ntabwo twasezerana bitewe nuko hari aha n'aha wenda sengera. Birya nakubwira ko urwo rukundo ntabwo ruba rwuzuye 100%. Urukundo burya ntabwo rugira amahame. Nakubwiye ko urukundo icyo rukeneye ari urukundo rugenzi rwarwo, nta kindi kintu ruba rushaka. Niyo mpamvu rero mugomba kuba mwabiganiraho ndetse nk'abantu bakundana koko bya nyabyo, atari bimwe umuntu aba areba inyungu ku wundi, ahubwo urukundo nyine akaba ari rwo nyine rugira rute rubiyoborera. Icyo gihe rero ubuzima buzakuryohera, kuko ikintu uzabona kuri iyi si kiruta ibindi byose ni ugukundwa ndetse ukanakunda. Ibindi byose bazakubwira bizaba ari ubusa. Nkuko rero tuba kuri iyi si wenda tukayibaho, ariko byibuze ikintu dukeneye cya mbere na mbere dukeneye urukundo, wenda ibindi byose bikaza ari inyongera. Kuko burya nakubwiye ko gukunda ndetse ukanakundwa nta kiruta ibyo ngibyo. Ndetse rimwe na rimwe mugakomeza ukagenda nyine mukora ibishoboka byose kugira ngo urwo rukundo mukomeze murugire mutya, murushyigikire, murube hafi, murubagarire, murwiteho. Ujye utaha sheri umukusheri wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umugabo wawe umukiyarenga, umuganiriza, umuzanira utuntu dushyashya. Burya nkuko natangiye ngenda mbikubwira rero, burya kuba wabona inzu yawe usigamo irange ukabona ihora isa neza, ukabona urimo urayivugurura, ndetse n'ubwo ibyo waba ubikorerwa na landlord, byanze bikunze ubona ko inzu yawe ihora ikeye ndetse bikanagushimisha n'umutima. Rero ni uko nguko umeze, aho kugira ngo wumve ko niba wamaze kubwira umukunzi wawe ko mukundana, ibyo byose byamaze kuba byarangira, ukumva ko umunsi wamwanze rero aribwo uzaza ukamubwira ati rero rwa bya bindi byacu byahagaze, wowe kutaha ukamubwira ko umukunda. Burya ni byiza cyane, bituma umubano ugenda wiyongera. Ibyo rero bishobora gutuma urukundo rwanyu rukomeza kuramba, bigatuma urugo rugeramo iterambere. Wagira umugabo ukabona arasa neza, wareba umugore ukabona arasa neza, wareba umukunzi wawe nyine ukabona arasa neza. Apana kuba mwareba ku bintu nyine bihenze cyane kurenza uko mureba ku rukundo. Oya, ibyo ngibyo ntabwo bizatuma ubuzima bwanyu bushobora kuba bwabaryohera nk'uko mubyifuza 100%. Niyo mpamvu rero ikintu muba mukeneye cya mbere ni ugukayaringana, kumva ko niba hari havutse ikibazo, n'ubundi cya kibazo kitari buze ngo kibace intege, kuko ibibazo bigomba kubamo ndetse n'ubwo bukene bugomba kubamo. Ariko ibyo byose ntibikaze ngo bibakuma amaso mwibagirwe rwa rukundo mwakundanye mugihura. Abantu benshi cyane ngewe bijya binambabaza cyane kubona nyine abantu bari bafite urukundo rwiza rumeze neza rushayininga rwose, ubona ko buri bantu bose bareba bakarugira nyine, bakumva nabo bakeneye kuba ba role model babo. Ariko nyuma y'iminsi mike ukabona na bintu ntabwo bigenda neza cyane, ibintu byamaze kuba byahinduka. Burya urukundo nyine muba mwatangiye kuba mwananirwa kurubagarira, nyamara urukundo rwanyu rwari ruhari. Abantu benshi cyane burya nababwira ko bafite urukundo ndetse urukundo rwinshi cyane, ariko
bamwe muri bo nyine ntago bamenya uburyo bagomba kujyana urukundo rwabo ndetse n'aho bagomba kurujyana. Ibyo byose biza gutuma abantu benshi cyane basoreza mu marira, ariko ibyo ngibyo si byo ngira ngo tuvugane uyu munsi, ahubwo reka turebe ibyiza by'urukundo. Ni ibihe ibyiza by'urukundo? Burya bimeze bite? Ndetse niba uyu munsi waba uri single, nagusaba ko rwose ukimara kumva iki kiganiro ushobora guhita wumva ko urukundo ari ikintu gikomeye cyane, ndetse koko nk'uko mbikubwiye urukundo ni ikintu gikomeye, si ukubivuga amagambo gusa, ahubwo urukundo nyine ni ikintu gikomeye cyane ndetse kirenze n'ubwenge bwa muntu, kuko burya urukundo ni impano y'Imana yaduhaye, ndetse iratubwira ati mwakire, iyi niyo mpano mbahaye. Ubu rero uyu munsi n'impamvu ugenda ubona ibintu byinshi cyane bigenda bihinduka, nuko ya mpano Imana yaduhaye ntabwo turi kuyikoresha nk'uko koko icyo yayiduhereye. Urumva ko ni nko gufata intwaro rwose ukayihereza umusirikare, ukamubwira ati rero iyi ntwaro ni ukurinda abaturage, ariko we akajya kuyikoresha ibindi bintu, bumva ko abahabanye. Natwe rero reka tumenye urukundo, si urukundo koko tugomba kurukoresha dute, tukumva ko urukundo nyine tukamenya icyo turukoresha, hano gufata urukundo ngo turucuruze. Oya, urukundo nyine turuhe urukundo nk'uko rukeneye. Urukundo burya urukundo ruza rushaka urukundo ntabwo ruza rushaka amafaranga. Urukundo ruza rushaka amafaranga ntabwo ruba ari urukundo, ahubwo kiba ari ikindi kintu. ariko urumva ko urukundo rwa nyarwo ruza rushaka urukundo, burya umuntu agaturuka umwe Rusizi undi agaturuka Nyagatare, ndetse bakavuga bati kaduhuze urukundo. Burya birya bintu rwose byakagombye ari n'ibintu byinshi cyane, abantu bakagombye kuba babanza bagatekerezaho, bakibaza impamvu ibintu biba byabaye, ukibaza impamvu wambutse ukanyura hagati y'abakobwa bose, ukanyura hagati y'abagabo bose n'uko turere twose, ariko ukaza ugahura n'urukundo rwawe. Ibyo byose rero ni ibintu mwakagombye guha agaciro mwebwe ubwanyu, ndetse igihe cyose mukazajya muhora mubitekerezaho. Rimwe na rimwe njya munabwira abantu, burya nujya wumva ufite ikibazo n'uwo ubana cyangwa n'uwo mukundana, gerageza wibuke bya bihe byiza mwagiranye mwembi mubiganireho, ndetse ibyo byose bizajya bihita bibafasha kuba mwagaruka muri mudu yo gusubira mu rukundo rwanyu rwa nyarwo. Ibyo byose rero ni inama njyewe ngenda mbaha. Urumva rero mu gihe turi gusatira kuri Severante, ibintu bigiye kuba uburyohe. Ndasaba abantu bose by'umwihariko abafite abakunzi, ndetse namwe mutabafite, byanze bikunze ntabwo nabushyira kuri puresha mu magengo, mugire mutya, mugire vuba mushake abakunzi, mugire mute. Oya, ikintu nabasaba cya mbere ni uko namwe nyine mwareberaho mukababanza mukamenya ngo ese kuko nshake urukundo rwanjye rwa nyarwo, kuko burya harimo abantu benshi cyane ngo baba bicaye bategereje. Wenda hari ingero nyinshi cyane ntatanga ahangaha, wenda mvuge ngo wenda nk'umuntu wenda impamvu yanga gushaka n'indi, wenda izo ngero sinzigira ngo uyu munsi tugarukeho, ahubwo nagira ngo tugaruke kuri uyu munsi urukundo. Burya umuntu ufite urukundo mu mubiri we rwose ntiyagenda mu nzira, uramubona ahorana akamwenyu, nta bintu by'umwaga, ndetse n'urebwa ku ruhu rwe ubona ko burya hari umushene wigize kumbwira ati njye mu gihe nari nkunzwe nahoraga mfura imyenda yanjye iri ku murongo, nkumva ko ngomba guhora nsereza n'indi smart, kuko numvaga nkunzwe, ariko nyuma nyuma yaho atandukanye n'umukunzi we, ibintu byarahindutse mu mutwe birangirika, atangira no kujya yambara ipantaro icyumweru cyose akayijyana ku kazi, ndetse inkweto ntiyiteho ngo ayihanagure. Ibi byose rero urumva kuba bamaze kubura icyo bita control nyine mu rukundo. Rero niyo mpamvu burya urukundo iyo rurimo uba ugomba kubisa neza, uba ugomba kubivuga neza. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona nyine nk'umuntu akorana umwaga, ndetse nyine bikana ikintu cyiza cy'urukundo. Burya ikintu cyo nababwira cyo urukundo, mumenye mwanze usobanukirwe ijambo urukundo, wumve ko ari impano y'Imana, ndetse impano y'Imana utagomba kuba wafata ahantu ngo uyicuruze, ahubwo nyine ugomba kwiyerekeza aho yagenewe. Urukundo rwawe nyine ukaba ari ugeze ute, ugomba kurwerekeza. Ibyo rero bizagufasha guhora wishimye, guhora ufite ibineza neza, guhora nyine wumva ukeneye gusa neza, kuko wenda hari umuntu, burya nubwo ari umuntu umwe ukwitayeho, umuntu umwe burya abahagarariye nk'abantu barenga amamiliyari mu mutwe wawe, niko iyo umuntu ari mu rukundo aba yumva ameze, aba areba umukunzi we rwose akabona ni nk'isoko ryose rigize rite rimukunze, nyamara aho umuntu
umukunze umwe. Ibyo byose urumva ko ni ibintu wakagombye kuzajya ubanza ugatekerezaho ukibaza imbaraga z'urukundo bimeze bite, nyine ukabanza ukumva ese ubundi urukundo rwa nyarwo. Burya abantu banamenya aka kantu, urukundo rwa nyarwo iyo umukunzi wawe agize akantu gato cyane ko kuba hari akabazo mwagirana cyangwa ukumva nyine wenda hari agakonegisiyo kawe hagati ye nako gacitse, uhita ubyumva mu mutima wawe ku buryo nyine ushobora kumenya ngo umukunzi wanjye uyu munsi nubwo tutavuganye nabi byanze bikunze hari ukuntu ari kuntekereza nabi, hari ukuntu ari kuntekereza ukundi. Ibyo byose ni ibintu mu rukundo rwa nyarwo mu mutwe wawe, mu mutima wawe uhita wiyumvamo tayari, nta n'ibintu byo kuba wenda watekereza ku buryo ari hamwe rwose. Iyo mumaze gukundana kumva ko uri kumukunda ndetse nawe ari kugukunda, atari bimwe by'abantu nyine bagira batya nyine bakaza kubera inyungu z'abantu. Burya ubu byumva neza, muba muri connecte neza, wumva ko muhuje, ndetse icyaba kuri umwe rwose umushobora kujya kubona ukabona ararize kuko muba mwaramaze kumera nkaho muri impanga. Ibyo byose rero ni icyo bita urukundo rwa nyarwo. Burya iyo ururimo nakubwira ko nta cyaruta ibintu byose. Burya ibintu byose nyine uba wumva nyine ibintu byose barumva nyine nta kibazo, nta n'ikibazo pe. Ariko burya nanasaba abantu nyine ko niba barugize barusigasire, nyine barwiteho, barukurikirane, bamenye ngo bimeze bite, nyine buri kantu kose nyine bagire bate bakakurikirana kugira ngo urukundo ruze gukomeza nyine kwa kundi rwatangiye, aho kugira ngo rugende rushonga nk'isabune nk'uko abantu benshi cyane bakunze kuba babivuga, ahubwo nyine rugire rute rukure, rubyibuhe, muhore murwagura, noneho kugeza nyine hamwe rwose mu myaka iri imbere myinshi cyane tuzaba tubona abantu basazana bafite imyaka 80 ubona ko bagikundanye, ukabona abantu bafite imyaka 90 bagikundanye, ukabona nyine abantu nyine bashaje bagikundanye. Ariko abenshi cyane nyine bahita bumva ko niba umuntu mwamaze gusezerana, niba mwamaze kubana nk'umugore n'umugabo, ibyo birangiye. Niba umuntu umukunzi wawe nyine, usibye ko wenda y'abasore n'inkumi hari ukuntu baba bakijijisha, ariko tutibagirwa ko hari n'abagira baguma muri urwo rukundo nyine bakaba banasazana, ariko abo ngabo bakunze kuba bake cyane ugereranyije n'abakundana n'abandi, nyine bagahita bumva ko birangiye ibyo ngibyo. Niba bamaze gusezerana n'umugore n'umugabo birangiye, niba ari umusore n'inkumi bamaze kubwirana ko bakundana ibyo birangiye. Ako kantu kose nyine mubanze mugire mute, mubanze mugatekerezeho neza, mumenye ngo ese urukundo rwacu koko turuhaye garanti y'imyaka ingahe. Urukundo burya nta herezo rugira, nta garanti yo kuvanga imyaka nk'iki uya. Urukundo nyine rurakomeza. Burya nakubwiye ko urukundo rwa nyarwo nta kintu na kimwe rureberaho, nta kuvuga ngo ni umuzungu, ngo uyu ni umwirabura, ntabwo ruvuga ngo uyu ni mugufi, uyu ni muremure, nta kintu na kimwe rurebaho, ntiruvuga ngo imyaka iyi uya. Ibyo bintu byose nyine biba byamaze kuba byagira biba byamaze kujya hasi iyo urukundo rwa nyarwo rwaje. Ibyo rero rwose ni nayo mpamvu mwakagombye kubishyigikiraho, kugira ngo umwe mu nyuma y'iminsi, nyuma y'igihe nyine mutangire kumva ko wamaze impamvu wamushatse ari umwirabura uya, ahubwo mwebwe mu rwa rukundo nyine mu rugumemo, mwumve ko ari ibyo ngibyo nyine Imana yabo yakugeneye, ndetse munakundane bya nyabyo, nta bintu byo guhishanya ibintu, nyine muganire mwisanzuraneho, nta bintu byo kuvuga nyine. Burya urukundo rero rwatangiye kuzamo utuntu twibanga, nyine biba bitangiye kutagenda neza. Muri iki gihe rero turimo turasatira Saint-Valentin, nabashishikariza mwese noneho mwumve Saint-Valentin icyo ari cyo, yaba ari abashakanye, yaba ari abatarashaka, yaba ari abasore n'inkumi, mwumve ko Saint-Valentin tugiye kujyamo umwaka w'2026 rwose, wumve ko ari Saint-Valentin mu buzima bwawe. Niba wumvishe iki kiganiro igiye kuba yabaho, niba waba nta mukunzi ufite ariko uvuga ati byanze bikunze iyi Saint-Valentin, menye igisobanuro cyayo, aho kugira ngo uzajye nyine ujya uri nyamujya iyo bagiye, aho kugira ngo ubanze utekereze neza ngo iyi Saint-Valentin byagenze bite. Nakubwiye amateka yayo warayumvishije, ni nayo mpamvu wenda abantu benshi cyane icyo mbashishikariza kuri ubu ngubu muri iki gihe tugiye kuba twajyamo iyi Saint-Valentin 2026 nyine iyi Saint-Valentin muzayumve ko mufite urukundo rwa nyarwo. Ndetse niba hari n'ahantu washakaga kuba wakunda wumva udakunze kubera ibintu runaka, ndagushishikariza ko hindura ujye ahantu hawe hanyaho, cyangwa wemeze kuba wakunda bya nyabyo, aho kugira ngo ukunde ugendeye ku kintu runaka. Burya urukundo nicyo kintu cyonyine cya mbere kigomba
bigomba kuzagusigara mu mutwe urukundo rubi cyangwa urukundo rwiza. Ariko icyo nakwifuriza ni uko wagira urukundo rwiza uzahura narwo, ndetse urwo rukundo nyine ruzakubere paradiso, kuko nakubwiye ko urukundo ari cyo kintu cyonyine kizaguha ibyishimo ntagereranywa. Burya nicyo kintu nakubwira, kuko umuntu ashobora kuguha ibyo kurya bihagije, ibintu byinshi cyane nyine ushobora kunakunda, ariko nta rukundo rurimo ntabwo ushobora no kuba wabyibuha. Umuntu ashobora kuguha amafaranga menshi cyane, ariko kubera ko nta rukundo ayaguhanye ibyo bintu n'ubundi ayo mafaranga nta kintu ashobora kuba yaguha ibyishimo bihagije. Nababwiye uburyo urugero rw'umukire wa mbere hano ku isi bamwita Elon Musk, yaje kuba yapostinga avuga ko nuza amafaranga adatanga ibyishimo byose. Nyine amafaranga ashobora kuguha ibyo ukeneye ariko ntiyaguha ibyishimo byawe burundu. Ariko ndakubwira ko urukundo ushobora gukundwa pe, uzakundwe bya nyabyo, ndetse uri no mu rukundo uzambwira ikintu uzaba wumva pe, uzaba wumva ari ibintu bidasanzwe, uzaba wumva nyine ari ibintu nyine, nubwo nakubwiye ko nubwo ari umuntu umwe ubugaragara kaguya ari we wagukunze, ariko ubukunzwe nyine uba wumva ukunzwe n'abantu benshi cyane. Iyo ukunzwe ndetse nawe ugakunda nta kiruta ibyo ngibyo. Nayo mpamvu rero ni nacyo kintu nakwifuriza, ninagushishikariza kuzagira severante nziza wowe uzayizihiza, ndetse nawe udafite umukunzi humura, ibintu ntabwo birangiriye aho ngaho. Nawe ejo n'ejo bundi ushobora kuba wagira utera, ushobora kuba wabona umukunzi. Bikamashimira rero mwese mwamaze kuba mwakanda subscribe kuri Hozo TV ngende tu, nizere ko aho muri hirya no hino ku isi mukomeje kugenda mugira ibihe byiza, muzagira severante nziza.